Ikaze mu gikoni cya Udahogora. Uyu munsi tugiye guteka inyama mu buryo turube twagabanyije amavuta cyane bishoboka. Urabona ko bino bimaze kwerekana ibyo turi bukenere. Urabona ndishyize utuvuta twa olive natwo duke cyane mu isafuriya kugira ngo dukarangize inyamaho akanya gatoya, hakushwa no gukoresha andi mavuta ari yose waba ufite. Hanyuma nyine ugashyiramo n'umunyu, hanyuma tugakarangaho gatoya kugira ngo zifate irangi. Ntabwo turi buzikarange ngo turindire ko zishya, turaziteka ku buryo ziri bushyane n'ibindi byose tube twashyizemo. Ni black pepper rero nshyizemo, ndabigaraguraho gato kugira ngo bibe bisa nkaho bifata irangi. Hanyuma mpite nkomerezaho ku gutunganya izindi mboga turi bushyiremo muri izi nyama. Ubundi nyine hari ukuntu ushobora kubanza ugatogosa inyama z'inka, ariko izi ngizi turazitogosa ziri kumwe n'ibindi byose, hanyuma nyine zize gushya zoroshye ziryoshye kandi ziri kumwe n'ibirungo, biba bimeze nkaho byinjiyemo ku buryo uba wumva ziryoshye kurushaho. Hanyuma rero murabona ko ndi gukata izi poivron, ndakata n'ibitunguru nyine n'izi tungurusumu. Ushobora no gukoresha tangawizi, nkunda gukoresha tangawizi cyane mu nyama, keretse iyo wenda ntayifite nibwo ntayikoresha. Hanyuma icyo navuga kuri izi nyama nuko ni uburyo bwo kugabanya amavuta. Hari ukuntu uteka inyama ukabona ntiziri gufata irangi, ntiziri kugira gute, ugakomeza wongeramo amavuta kugira ngo zihindure ibara nk'uko ubishaka. Ariko ubu ni uburyo bwo kugira ngo umuntu agabanye amavuta mu biryo arya. Mbese muri iyi minsi murabizi ko ahantu benshi dusigaye dutinya umubyibuho, umuntu agerageza kugabanya ibintu byose birimo amavuta menshi kugira ngo urebe yuko wakirinda nyine kubyibuha cyane. Hanyuma rero bya bindi byose maze kubikata, ndahita ndeba uko za nyama zimeze kugira ngo urabona ko zatangiye kuzamo akantu k'amazi, ariko murabona ko ntabwo nigeze nziha umwanya munini wo kugira ngo zishye. Hanyuma rero nkashyiramo soy sauce, hanyuma ugashyiramo n'indimu, amazi y'indimu. Ushobora no gushyiramo ka vinegere, byose nta kibazo. Hanyuma ikindi nababwira ni uko ntabwo ari byiza gushyiramo magi. Niba uri umuntu ushaka kugerageza kurinda ubuzima bwawe, magi buriya ntabwo ari sawa cyane. Zituma cyane cyane nko ku bantu bakuru, hari ukuntu zituma mbese digestion yawe itamera neza, ugasanga hari ibintu by'imyanda nyine umubiri utabasha kudigera neza. Rero tungurusumu, tangawizi, ibitunguru, ibintu nk'ibyo ngibyo bituma ibiryo byawe biryoha utiriwe ukenera gushyiramo ibindi birungo byinshi. Ni ibintu umenye vuba ku buryo ubu nanjye magi ntazikizikunda cyane. Nyuma rero mubonye ko ndimo ngenda nshyiramo bya birungo twari twakase, ukagenda nyine ugaragura gake gake. Ngira ngo nk'uko muri kubibona hariya munsi amavuta pe ni nkaho ari ntayo, twakoresheje utuvuta duke cyane. Hanyuma rero ugakomeza nyine ukagaraguraho gakeya kugeza ubwo ubonye bya bindi byose birimo bigenda byegerana. Turanakoresha kandi inyanya, nyine urabanza ugapfundikiraho gakeya nyine kugira ngo bise nkaho bifasha kuka. Hanyuma ukabona gushyiramo inyanya, ugashyiramo inyanya nyine ukagaragura. Hanyuma turetse dushyiramo na sauce tomate. Ibingibi biratuma nyine isosi yacu iri buze gushya isa neza. Uramutse ufite inyanya ushobora gushyiramo nk'inyanya nyinshi, ariko ntushyiremo nyinshi cyane. Murabizi ko iyo ukoresheje inyanya nyinshi hari igihe birura, ariko nyine na sauce tomate nta kibazo. Hanyuma nyine ukabigaragura neza, hanyuma ugatushyiramo amazi menshi ahagije. Ya mazi nk'ayo wakoresha n'ubundi uramutse ugiye gutogosa inyama ari mbisi. Kwizi nyama muribuka ko twazigaraguyeho gato cyane n'undi nkaho zikiri mbisi. Hanyuma rero ukazicanira ku muriro uringaniye, ukaziha umwanya zigashya neza cyane kugeza ubwo ibintu bisa neza nyine byegeranye. Kuko nguko uri kubona bimeze nk'amazi, ushobora kutizera yuko bishobora gushya byegeranye, ariko iyo bihaye umwanya birashya neza, ugasanga inyama zoroshye kandi zirasa neza. Ngira ngo murabibona rero ko nyuma yo gushya ni nk'isaha, twabicaniriye nk'isaha ku muriro uringaniye.
hanyuma nyine ukabona byahiye bisa gutya bimeze neza biryoshye, ukaba ufite inyama ziryoshye kandi zitagufashe gutekamo amavuta menshi. Nuko nguko rero ushobora guteka inyama zitarimo amavuta menshi. Ndabashimiye cyane, naho ubutaha, bye bye.